ziriya mbabazi se nasabye ziriya mbabazi ntago babyumvishije uko ntabivuze ahubwo babyumvishije uko bashakaga kubyumva si byose ibyo ngibyo byo kuvuga ngo babyumvishije uko ntabivuze kubera ko nje naravuze n'ubundi wewe wavuze ibyari hari igihe nyine umuntu atavuga uri kumva hari igihe umuntu avuga utumvishe ukaba wasubiza inyuma ukavuga ati ahantu sinumvishije neza muraba neza nshuti za NCTV muri amahoro nizere ko mumeze neza n'ibisanzwe niyo mukobwa wanyu Cecile mugubwe neza aho muri mwebwe mwese tubahaye ikaze kuri channel yanyu nziza muze mwegere abatarakora subscribe muyikore musharing ibiganiro uwo kiza kunezeza ikiganiro tuza gukora agisharingire mugenzi we twese tubashe kwigana hamwe kandi twese tubashe kugenda nyine bibashe kugenda neza nkuko bisibiri dufite umushitsi nkuko muri kubibona dufite umutumirwa mbere ya byose turamuheza ikaze bashe kubwira abadukurikira akaza neza ndumva ari umunyamakuru nawe ntabwo uri umu-YouTubers uri umunyamakuru murakoze cyane yego ku mazina yanjye banyita Nyafurahanje ndi umunyamurengekazi umukobwa w'Abega umwishwa w'Abatwari ndi umumama afite abana 4 abahungu 2 n'abakobwa 2 ariko cyane cyane abenshi banze ku izina rya nyina w'Amadubu abenshi niryo bazi rero turakwiyegeje abenshi niryo bahabamenya niryo bamenye muri iki gihe niryo babasha guhabwa nibarimenye n'izina ryiza by the way tunasuje n'Amadubu yose wegura mama wabo gira ijambo kwanza babwira mbere ko dutangira nuko buriya nk'ibisanzwe yego abana kuri mama ni urukundo ndabakunda cyane kandi abari mu kazi mukomere cyane vuba cyane ndi kwibona mu minembwe sinzi niba ari iki cyakimfa uri kumva gusa gahunda ari ugutaha nimwegerezanye n'Amadubu ari gusanga Amadubu vuba cyane bidatinze azaba ari aho nyina Amadubu tugwaye ikaze murakoze cyane tukiri aho turashingira akantu gato wavuze ngo mu bigaragara uri umukobwa muto cyane ndi muto mu bigaragara sinzi ntawumenya ikintu kimwe nabonye Abega turya bitoto nokore byinshi cyane byinshi pe nuko mpamvu nanjye ntagiye ufite kandi cyane ukuruta ariko nkagaragara nkaho nyine bagira itoto ryinshi nawe kuba mukuru ndi mukuru cyane ugaragara n'ukuri nkaho ukiri muto ibyo ari byose ntabwo uragira muri 30 ariko ndi kuyirangiriza hafi hanyuma y'imyaka 30 ubwo yangezeho ni vuba cyane ntayiraha imbere yanjye ariko bado uracyari muto kumva n'umwana w'imyaka 28 reka tuvuge n'8 ku rugero cyangwa n'7 kumva ufite abana 4 ngo ufite abahungu 2 n'abakobwa 2 ahubwo naratinze waratinze iyo nja gukomeza kubyara nkuko nari ntangiye nyine kubana urebye ku bana banje bakuru ubu nyine mbafite nk'abana 8 ibaze iyo namwe nyina Amadubu ko ateye ubwoba ku myaka ye 20 niba ari 5 n'itandatu kumva ngo afite abana 4 kandi bari kuvuga ngo yaratinze kuri baba bafite nk'umunani pe cyane nyina Amadubu gira abantu bazabiyumvisa ko umuntu kubyara akiri muto atari byiza ngo uri kwisazisha ngo ahubwo kutabyara uri mutoya niko kwisazisha kubera ko nta kintu gitera ifyeri muri ubu buzima nk'iyo ni urugero uri kubona umwana mungana muresha bagahita bavuga ngo uriya nguzi ngo kuriya ngo ari umwana yani ni umwana na nyina ni umwana n'umubyeyi ugahita uvuga atoya urebye nko mwacu urebye nka papa wanje n'ubu nyine mweretse ifoto yiwe ntiwakwemera ko atubyara twarajanaga bagahita bavuga ati aba ntabwo ari abana bawe kubera ko ni muto kandi kubyara uri muto ikintu cya mbere iciza mbese ikiza kubyara ukiri muto ni byiza nyine kubera ko nubwo ufata inshingano ukiri umwana ariko kandi hari ahantu ugera ukumva uraruhutse nyine ukabaho ubuzima bwiza wumva uri kumwe n'abana bawe yuko murahanana ibitekerezo kandi mwese muracari batoya
nuko kuryosha umuntu aryosha muri kumwe n'abana bawe. Ariko nk'umuntu uvuga ngo sinza ngo nza nukuvuga ngo ubyare umwana umwe ngo hace imyaka 10 wongera ubyare cyangwa se ukaba wabyara uri mukuru nk'urugero nk'ubu nyine ukaba cyangwa ukamuvuga ngo ngo nzoshakwe ngo mfite nk'imyaka nka 25 cyangwa se n'8 ngo nibwo hari abenshi tungana batarashaka. ariko kandi hari byinshi mbarusha. Icyambere nuko ndi umubyeyi mfite abana banje ndi kurera iwe none igihe azaje gutangirira kurera nje nzaba mbigejeje kure nubwo kurera bitarangira ariko basi uracyarera uzarera nabuzo buriya nta mubyeyi uzuca kujya bazavuga nta mubyeyi uzuca nasanze ari ukuri. Urarera abana bawe hari igihe nyine ubwira nk'umubyeyi hari nk'igihe ubwira nk'umubyeyi reka nshire na telefone hasi hari nk'igihe ubwira nk'umubyeyi ngo mfasha ngo umwana akaja kukubwira ngo se nkwigiye nareza abanje ngo waramfashije ariko buri umubyeyi ntazaca uzugira gutya wamara kurera abawe abuzukuru bakaba baraje kandi ga ntiwokwangaga abuzukuru niba ufite mama wawe hano birashoboka ko waza umusigira umwana ukamugenda ugatembera ugakubitiriya wowe ukaza wibagiwe ko nta mwana ufite ariko mama wawe yareze yatetse yagabuye yagize gute nta mubyeyi uzuca kera wabyaye uba wabyaye ubu uzarera paka nubwo ubu nyine abakecuru ubu nyine turimo kwigira abasirimu ariko ni ubusirimu ubuya niyo mpamvu tuvuga nk'abo w'abana 4 kuko ubona wagira ngo turi bamwe kandi njye nkiri kuri umwe turi mu kigero kimwe cyane. Gahunda ni ntugasaza nta kwisazisha muri iki gihe tibigezweho. Ushaje gute aho ngahega ushaje gute kagutese kandi iterambere ryaraje oya gusa nta terambere gati tugiye kwiyuburura nk'inzoka ariko kandi gusaza hari ukuntu nyine umuntu yifata ukama wirekura ukagira gute ugasanga nyine umuntu ntumenye imyaka yiwe. Hari abantu bankurikira hari n'abankurikira kanga ariko nyine wareba gutya ariko n'itoto naryo ni impano y'Imana cyane muri iki gihe. Nka kera hari umuntu wagiraga itoto ugasanga ni nk'aho bimubangamiye bimujenye bashobora no kuba bafite itoto ariko ugasanga ari ukuntu aho ashaka kuripfobya yambara ibintu bitajanye n'itoto nuko nyine nyabona izo bintu abantu biyiteho abantu babishoboye natwe ntitubishobora tuzitaho kandi wiyitaho kuba ufite abana umeze uko igihe tuziyitaho tukabona byakunze tuzaza kuri kamera tubwire abandi ngo biyiteho banabona nyine mwiyitayeho muvuga ibyo muri tuvuge ibyo dukora naho kuvuga ngo ubwire umuntu ngo yiyiteho nawe ukabona ari ibintu bimwe na bimwe ubona bitagenda waba ugiye gukoresha twaba tugiye kwambutsa gukora nka babandi bakora ikiraro abandi bakaja kukibo bagasigara cyangwa bakabera abandi biraro bakaba baryama abantu bakabacesha bagatambuka. Aho ngaho twari tuvuze hejuru y'ibyiza ngo byo kubyara ukiri muto. Iyo wabyaho ukiri muto bituma urera abana bawe ku gihe ukagera kandi igihe mwese mungana mukabihana ibitekerezo sibyo aho ariko kandi buriya nta kintu kibaho kigira icyiza kitagira n'ikibi cyane. Wowe nk'uko utekereza we muri wewe gushaka ukiri mutoya ugatangira kubyara ni ikihe kibubonamo kandi gushaka ukiri mutoya kandi nawe ufite ibyo wagiye ubona gushaka ukiri mutoya ikintu cya mbere aho ntago navuga ko ari kibi ahubwo ni ufata inshingano zikomeye kandi zigoye zitangana n'imyaka yawe cyangwa zitangana nawe ugasanga ugiye kuba mukuru mu bitekerezo ku mubiri cyangwa se ku myaka uri umwana. Yego urabyumva nka ruguru nk'abana bashaka bafite imyaka 15 13 barashakwa 13 baba barengesheje 15 16 aho ngaho urumva bari akiri umwana wo kuregwa ariko agiye kuzagira abarera nawe mu gihe ataruzuza ya myaka yumva afite bya bitekerezo n'ubushobozi biragora. Muri make nawe agiye kurera abana nawe ubwiwe ari umwana yakagombye kuregwa nico kintu kigora. Sinavuga ko ari bibi ariko biragora birahangayikisha.
hari igihe ubyara ukaza wibaza ukuntu uri bufata umwana ukuntu urera cyane cyane nk'ino twaje usanga ibintu byose wagira ngo uri papa ukimama mugane wa wundi ni ukuvuga ngo ibintu byose ubikora nkawe nta muntu ubona ngo arakugendera ku kiriri n'urugero urabyara wamara icyumweru kimwe ukaba watangiye kuja mu myenda kurafura kuragira gute ugasanga nyine ni ibintu biremerereye ubwonko bwawe ariko ntabwo ari bibi usibye ko ugera ahantu nyine ukumva urabiruhutse mwese nyina w'amadu abavuga ko iyo washatse ukiri muto hari igihe haba harimo no guhubuka ejo n'ejo bundi ugasanga arizo ngo zitagenda zikomera bakavuga ati urugo rwasenyutse kubera ko umukobwa yashatswe kuri bwa bwenge bw'umwana bwa adolescence urashaka kubera bwa bushuhe bw'umubiri uba wumva nyine muri cya gihe cy'ubushuhe ugashaka ejo n'ejo bundi ugasanga warahubutse akaba ariyo madivorce tugenda tubona ese wowe uzumva ute gusa ikintu navuga ku bantu bashaka vuba koko haba sinzi niba cyane cyane njyewe kubera ko sinashakiwe hano nashakiwe ruguru ni naho biba cyane aho bibera bibi njyewe ntekereza ko umuntu usenya divorce hano agakora divorce kandi yarakundanye hari igihe nk'abaruguru usanga benshi barabombotse barateruwe ibiki nyine atarabonye cya gihe cyo gukunda ariko sinkeka ko ariyo mpamvu yatuma amadivorce ahaba buriya hari ibintu birusha umuntu bigatuma yafata imyanzuro imwe n'imwe ariko bitari ukuvuga ngo nuko yashatswe ba mama bashatswe bafite imyaka 14 barasenye se barubatse kandi zirakomeye kandi nabo barateruwe noneho akarushibo bakaza bagenda bakakubwira ngo uno munsi ejo uzashakwa n'uwakoze ubukwe bakamubwira ati ejo uzashakwa ugiye mu banyenaka ntazi umugabo ntazi kwa sebukwe ntazagiye ntazike ariko barubatse izo ngizo ntabwo ari impamvu niyenda bitewe n'igihe turimo byaba ari impamvu ariko kandi sinkeka ko ari impamvu nini cyane yatuma ibyo biba kuri njyewe hari ukuntu benshi bavuga ngo impamvu abiwacu batasenyaga abamama bagiye bashaka bafite 14 kandi barubaka zirakomera ubwine turiho baracabana abakigira abagabo cyangwa abakigira abagore niba bakiriho baracabana ariko byategwaga n'umuco sinzi niba ariko nawe ubyumva ariko muri iki gihe turimo gushaka ukiri muto bavuga ko ari uguhubuka kera niba hanabaga ubuhubuke bwabaga butewe n'ababyeyi ko umubyeyi yashigikiraga umwana we tigenda ubukwe nyine iyo bakoze ubukwe ugasanga ingo zirakomeye kubera ko wa muco bagiraga ese wowe urabyumva ute ni umuco cyangwa bose n'ikiki gihe ariko abakera bariyubahaga ni umuco no kwiyubaha kubera ko ndakeka ko nibi byose bigenda bitubaho hari ukuntu kumwe na kumwe nyine biba bitari mu muco kugenda nyine ukavuga ati ni urugero bibaye nabaho gutya kugira ngo mpangayike muri iki kinyejana abantu benshi bakunda kubikoresha nkaba mama na ba data barakubiswe ba data se bakubiswe n'abandi ahubwo mama barakubiswe ariko ubu nyine nawe ari wowe uri seriye bazaza bareka kuvuga ngo ni uguta umuco nawe ubu nyine umugabo agiyeho akagukubita ntiworuraramo ubu nyine uburenganire bafata uwo byabayeho bakatangira ngo umuco ngo warashize ngo ibiki nawe bagukubise n'urugero bagukubita rimwe ariko ijya kabiri ujya mbere niyenda wakwihangana ukavuga ati yewe arahubutse nyine reka nihangane byashitse ni urugero nyine umujinya wari hejuru ariko yo bikora ijya kabiri waba worara mwanya ariko biterwa n'ibihe cyane cyane biterwa n'ibihe reka tubirekeraho abandi bavuga ko gushaka ari abana ngo nuko abatipe bo hanze bari mu kuza bagashaka utwana duto hano nicyo cyagiye ikintu no kubwira ababyeyi basa nkaho bacuruza abana babo ibi bintu bazabibazwa kandi mubwije ukuri ukagirira ari ryawe njyewe nkagirira ari ryanje ariko nkumva ko ngomba gucuruza umwana wanje kugira ngo numve ko mpaza ryara ryanje ntago ari byiza agende nta rukundo ngo gushaka ko ibyo ngibyo nawe urumva bikuyeho atari umuco nta rukundo ruhari kandi ibintu birashira uri kumva ibintu bishize ni ukuvuga ngo
rwa rugo ntirukomera n'ubundi yego ariko hari ukuntu kenshi baragenda bakagenda bibwira ko ari urukundo ariko ari ubuhubuke bw'ubwana usanga kenshi abatipe banze baraza bagashaka utwana duto turi inaha muri Afurika ubu nyine abahungu bari ino aho abino ntabageni bakibona umukobwa mwiza wese n'abahungu ababukinze hanze abakobwa beza hano bose ni igishoro ubakoraho ni ibintu ubu nyine uri mu kubyara akana waza ukareba uvuga ataka kazoshakwa hanze ngo akana yazaye ngo kazashakwa hanze ngo uyu mwana ngo abanyamerika baze kumubaza usigaye ubona umwana mwiza ngo uyu mwana ngo abereye mu diaspora nta kindi mpamvu nta yindi mvugo niyo uko aribo tibobera aba diaspora ababi tibobera aba diaspora rero nta muntu umububaho umuntu aba mubi kubibona nyine ariko utamukunda ariko nta muntu umububaho uri mu gusanga kwaguhubuka ko kumva ko wagiye gushakana n'umu diaspora yego tuvuge n'ababyeyi ari ndi babagurishije umwana yitiyemo ababyeyi bari ruguru tibanazi niyo bavuganiye kabiri kangaho umwana agashakwa kubera guhubuka nawe asanze ifaranga mugenzi we yashatswe n'umu diaspora abayeho neza aba mu nzu nziza abayeho neza nyine arasohoka nyine mbese yagiye vibe yose y'ubuzima kabiri kangahe yagera umuhungu yamudeklara yagerayo ngo kera baratandukanye byagenze gute ni rwa rukundo rwabuze nyine cyangwa se hari n'ibintu bagihura bakundanye bakanakora uko bakundanye pe aho none se yogira gute ko ari ibyo abashaka babigezeho babuzwa n'iki ega biriya nje mbifata nka filime ni nko kwakitinga uri kumva izi nkundo z'ubwo ni filime nyine nka kujya ubona filime nyine bahaye umuntu role yo gukina ari umukunzi wa runaka kandi nyine ugasanga niyenda no mu buzima busanzwe nta mukundo uri kumva bikagera aho ngaho nyine ugasanga bapfuye utuntu nyine tudasobanutse ni filime nyine muzaza muguma mwirebere tuzarumanya turebe ibiri gutambuka ibiri ku isi nta kundi inama turi kuza tugana ku musozo twari tuvuze ku bantu wavuze ngo channel yawe yitwa channel yanjye yitwa NCTV N na C NCTV ni amazina abiri nyine twagiye twabreja dufatamo nyine inyuguti igiye ibanze ahubwo abantu bagende bakore subscribe abantu bo kwa nyina Amadubu mugenda mukore subscribe abakunzi banje ndabazi abakunzi bawe baje kurebera hano uyu ni sister wanje neza gute sister wanje ariko nsanze ikiganiro wakoze shaho ari ki nubwo tanabiri iki umva tagari kibi abakunzi bazahita bakubwira ko baranakubwiye waravuze ati yewe undi mwega muvandimwe wawe uri hari yagukoreye ariko ntiwari ubizi ko ndi umwega wari ubizi oya nari mbizi nanavuze umurara wawe ndi kukuvuga warabivuze ndaja kukireba uje ukireba wumve nakuvuzeho tanabirimo ibaze mvuze umuvandimwe waje nazabaye Nisanga warantutse gutukana agasumbutse w'abakristo gusa gutukana uvuga umuntu uko wabona ibintu biri ariko si ngombwa ngo umutuke kuko tuzi uwo ari we muri we oya gusa nakaza numva bavuga ahubwo nakaza numva umuntu avuga ngo runaka ngo inyuma ya kamera ngo mwomureba uri kumva none akaza yego nubwo abantu bajajinga abantu bakavuga ngo buriya ngo ntabwo ngo nta shusho yo kuri kamera ngo ni ishusho y'inyuma ya kamera naje gusanga ari ukuri bibaho kubera ko hari ukuntu umuntu ubona kuri kamera n'urugero ugahita unamutinya ugahita uvuga ngo uriya mbese nyine ukamujajinga ukagira gute ariko wamusanga mu buzima busanzwe ugatangara ukavuga ati uyu ni wa muntu cyangwa aramubeshera cyangwa iki kubera ko umuntu afite amabara menshi icyo ngiki cyo ntabwo nagitindaho kandi buriya wamunganiye nuko nari mbivuze gutyo umuntu iyo akora ikiganiro buriya nkunda kuvuga ko umuntu ntago yaguheza ibintu adafite kandi ntago nagusaba ni urugero umutsima ngo guhibuye cyangwa ufite ntago nagusaba ibuye ni urugero ntago nagusaba umutsima ngo mpibuye utarifite ibyo ari byo byose ni urugero utanga icyo ufite ubundi ntago n'ubundi wawukwera imbuto
ntago wakuye n'imbuto. Oya nta giti cy'imyembe usanga ceze voka cyangwa ngo ceze icungu. Byanga byakunda igiti cyera imbuto yacu. Kandi buriya biba byiza, hari ibintu Imana yaduhishe kandi uzutekerezaho ukavuga ati kubera iki? No kumenya ikintu undi muntu ari gutekereza, ikiri mu bwonko bw'umuntu cyangwa se ikiri mu mutima w'umuntu, icyo umuntu agutekereza biragoye kandi ari naco ciza, kubera ko iyo tuja kuba nk'urwandiko ngo umuntu azaza unuzoza ubyukaga wamuzana nk'imyandiko hano ngo bagusome ngo bavuye ati runaka byutse bucyara ko ari gutekereza iki bimeze uko zobaye bigoye cyane, cyangwa se biba ari na byiza ntawamenya. Ni namadu turi kuza tujya kugana ku musozo. Twavuze ku bantu babyara bakiri bato, ariko se abantu bifungisha bo bavuga iki? Cyangwa bakavuga ati wenda je sinshaka kuzabyara mu gihe runaka, aracyari umukobwa akavuga ati je nzabyara hari nzatekereza kuzara mfite imyaka nka 30. Cyangwa ukababona byara abo bantu mbura basobanura, ukababona byara babyara umwana umwe ukavuga ati nzongera byara yaciye nk'imyaka 10, umwana banze aje ku ishuri bigende gute wowe byumva ute? We mu bigaragara uri muto kandi wakurikije abana bawe uko bari kandi bakurikiza neza. Kandi buriya ikiza mu buzima ni uko ugira umuntu inama y'ico wakoze cyangwa y'icuzi. Nanje navuga ko ntarabyara abahagije bitewe njewe n'ubushake bwanje. Ntabwo njewe nacira ku bana bane. Nketse habaye impamvu yotuma mbarekera nobareka, ariko kandi sinojaga kubiyemeraho ngo narabyaye ngo mfite abana benshi. Hari umubyeyi wabyaye abana 15 kandi ariho abana bariho, namara nje kuvuga ngo nabyaye ngo abana benshi mfite abana. Abenshi bavuga ko ari icyo abantu 15 icyokoze ku bantu muri iki gihe uri mukumva umuntu wabyaye abana bana kawe ngo ntakontagize ntako wagize. Kandi buriya umugisha w'abana ni wa mugisha uzagukurikirana paka mu busaza bwawe. Buriya nta kintu cyiza iyo tubona umuntu yapfuye, ni urugero nurira bakavuga ati basi iyo aba yarasize, kubera ko ryazinagiwe ntabwo gibagira. Ni ukuvuga ngo abana ni mu bantu bareberamo izina ryawe paka ku buzukuru bawe. Kandi n'igihe ushaje utakinashoboye gukora nibo bakurera nyine, ariko iyo utabyaye n'ubundi upfa nk'imbwa usanga. Ariko nje inama nababwira kunda kubivuga cyane, ntimukaza mwita kubagiriye inama ninde muzamukora ikiri. Buriya abantu ntago waza ngo umbwire ngo ugireho cyangwa ukora iki ngo namara ngo nanje nama ngenda nk'irobo nyine cyangwa se nk'igikopi ngo nama ngenda nama nkora cya kindi wambwiye. Oya, ndagenda nkabanza ngatekereza no muntu yambwiye ibi nibi nukuri bimeze gute, ibintu nyine nkagenda nkabitekerezaho kabona gukora igikwiye numva kuri jewe. Niyo mpamvu abantu tudahujije ibitekerezo, tudahujije imyumvire, tudahujije iki. Urikumva? Ibo ikintu nababwira nta kintu cyiza mu buzima nko kubyara. Iyo mzutse nk'umwana wanje mu gitondo akampobera akama nka kisi, urikumva numva ibyishimo. Niyo noba mbabaye ibaza umuntu ubabara ariko ntiwifuza ko amenya ko ubabaye agatuma useka mu gihe wari ubabaye wumvaga wanarira, ariko umwana yakureba gutya mu maso bigatuma useka. Abana ni beza mu buzima mana. Abantu babyare mubyare Imana neza abantu ubuzima babeho. Cyangwa kuvuga ngo umuntu njewe nukuri icyakoze nk'umuntu ufite abana bane bitewe n'ubuzima ntumushigikira, ariko si 100% kuba yifungishije nabwo bitari ibya burundu. Ariko nk'umuntu ufite umwana umwe akagenda akifungisha muri ibi bihe turimo bigoye nyine bimeze gutya. Ese ni urugero iyo umwana atambutse ukagira nyine ubwo buhanya, kubera ko bibaho cyane kandi twabitsinda ntabwo twabitsinda, akagenda noneho ibaza gutangirira
yewe jewe reka mbabwire n'umwana umwe atera impagarara ariko n'impagarara umwana atera impagarara uramubura gutya ukabutaha umutwe yagwara ukabutaha umutwe tugifite umwe ega nanje nigeze ga n'uwo byibuze kabanze uruhu ruri kuza rushira kugeze kuri tigoshira kubera ko ndi umubyeyi n'ubu nyine uku nicaye hano ndi gutekereza umwana wanje ari gukora iki niba ari ku muhanda imodoka ko ziraca ibiki ugasanga ubundi umubyeyi akozwe muri navuga nta mubyeyi ngira ngo utagira stress kandi stress ziki zitari ukuvuga ngo ni zibi cyane bikabije ahubwo nuko ugenda hose umutima wawe ubuhagaze utekereza ngo umwana yiriwe he karakora iki yariye ibintu byose ukagenda ubyiyuzuriza niba yanagiye no ku ishuri wafashwe gute ibyo bintu ndakeka ko nta mubyeyi utabitekereza niyo umwana agwaye uzamuvuga ati yo bari aho usanga ari wowe urenze umwana aza kwari ibicurano ukaba wasenga ati ibicurano by'amanibuka umwana wanje yaragwaye nyine umukuru amara kugwara aragurumira muhezi umuti mu gitondo biranga muheza amasaha nka saa 4 saa 5 biranga noneho ndagenda mfata imiti nduye musubiza kwa muganga no muganga arambwira ati se wabaye gute mwana we none se kuragira ngo imiti myinshi niyo mukiza ahubwo niyo tumare ntega karere nuko ahandi nyine uburi kwibaza ababyeyi bubaho ababyeyi bakoze mu bintu gusa byo guhangayika kandi uhangayika ukuntu ubu nyine uku papa wawe ntiyo kwamavuga ngo ndatuje cyangwa mama wawe tibishoboka tiyo kwamavuga ngo ndatuje batuza ariko bumvise bameze gute kandi barashaje twese baradushingije ndibucura ndi bucura ariko umunsi ku wundi baba bambaza umeze gute wavutse neza se urwaye umeze neza hari n'igihe ukora n'ikintu niba uzubibona bakama bumva utogikora neza nk'uko bikwiriye ngo umwana ahubwo ntibaba biyumvisa n'uburyo ndera bazi ko naje ubwaje ndi umwana nawe bese ni gute arera umwana nawe umwana arera undi ababyeyi ni beza mana yanje ababyeyi bose imana izayibaho umugisha ababyeyi muza mubyara abantu bakabaho taco twabavugaho cyane bararenze ni ukuri pe inama dungiye kubaza akabazo ka nyuma rusosi abantu bazagukenera mwandike muri comment kandi biriya bintu byo gutukana remese umuco mwiza gutukana nica ariko kandi nushaka gutukana nawe ndi wo mufunga umuntu oya ni umuco wawe hari umuntu wigera kumbwira ikiganiro nakoze arambwira ngo mbabare ngo kugira ngo utazagira stress ngo uzanyutinge nyine comment kubera ko hari comment nyine umuntu akwandikira ukibaza nyine erega umuntu akozwe mu marangamutima kandi ni umuntu kumva nyine igukoze kabatse uno muntu cyambere ntanzi simuzi ashatse kuvuga iki uri kumva ariko ndavuye ati sinshobora umuntu atanga ikintu afite cyane uri kumva kandi niba yumva ashaka gutukana kandi guhagarika amakomenti yawe nabenshi ukomeretsa reka bifungure naranabivuze oya buriya hari igihe n'umuntu aba afite stress nje ndabyumva akumva nyine hari ahantu ashaka kuruhurira ni nko gufata nyine nk'ubucafu ukaja kumena hehe uri kumva nyine ni ubucafu kubera ko ibitutsi ni ubucafu rero ubwo bucafu nyine abashaka kubwikuramo uri kumva rero muzamureka abantu bagira ahantu baruhukira batere comment izo bashatse cyane ko ari na byiza buriya nuko utamenya umuntu 100% ariko buriya hari inama baguhaye nica bagushizemo nyine ukavuga ati cyane narizo kubaza akabazo kanyu buri wese uri kukubona kuri aka kanya afite ibyo ari kwibwira sibyo kandi bigaragara bizwi sibyo ari abantu benshi nk'ubu nyine naje ngiye kubabariza abo bantu bari kwibaza ico ndi kwibaza abandi babibaza ibindi muzabyandike muri comment tubimubaze sibyo muri iki gihe umuntu wese ushaka kumubaza ibibazo ndangura free gusubiza ibyo bibazo byose nasubiza ibiri ngombwa umuntu abaze nyine ikizima ntakaje kubaza ubugoryi yuko umuntu waba uzabaza ubugoryi ntabwo azasubiza ngiye kubariza abantu bibaza nkuko naje nibaza ndakeka ariko nimwe mbarije nkuko nditumwa yanyu nditumwa y'abafana banje bose y'abantu bose bazankurikira kuri YouTube nditumwa yabo niyo mpamvu ngiye kukubaza kino kintu ese abantu babibaza kuri ziriya mbabazi bavuze ngo wasabye bo babwira iki bari kuvuga ati se ni gute yagiye gusaba imbabazi ni gute ono yaje kusaba akazisabira kuri social media
byatewe n'iki bimeze biti abantu babashe gusobanukirwa bave mu rujijo by'ibyo bari kwibwira. Ziriya mbabazi se nasabye ziriya mbabazi ntacyo nabivugaho cyane ko abenshi nkeka ko babyumvishije uko ntabivuze. Yego. cyangwa se ntago babyumvishije uko ntabivuze ahubwo babyumvishije uko bashakaga kubyumva. Si byose ibyo ngibyo byo kuvuga ngo babyumvishije uko ntabivuze kubera ko nje naravuze n'ubundi wewe wavuze ibyari hari igihe nyine umuntu atavuga uri kumva hari igihe umuntu avuga utumvishe ukaba wasubiza inyuma ukavuga ati ahantu sinumvishije neza ariko abumvishije bumvishije uko bashakaga kumva so nta mpamvu yo kubisobanuraho ni nabyo nakubwiye ntago nshaka kumva nta mpamvu yabyo ubwo uko umuntu yabifashe n'umutima wiwe uko nyine wabifashe muri wewe nuko bimeze abiyumvisa ko utari ukwiye kuza kubivuga hano ibyo byose wavuze ntago bagomba kukugenera igihe ntago barinje uri kumva ntago barinje iyo Imana ija kugira ngo ntekereze nkawe iba yarampaye ubwenge bungana n'ubwawe ikampa ibitekerezo bingana n'ibyawe ikangira wewe ariko nyine ntibyakunze Imana mwihangane Imana yangizenje Imana yakugize wewe kandi tufite kubawe tufite kubuha ukureba nuko murakoze ugize neza abantu mugende mutere comment yuko mwiyumva yuko mwamubona ibyo twaganiriye ni byinshi n'uwari ufite iki kibazo nk'ico narimbashije yumvira ngana uko nyine dusubije kandi nuko nyine yumvise ko agomba kudusubiza wari witeze ikindi gisubizo pole sana ticyasubijwe nyine kuko mwari mugishaka kandi buri wese afite uko ashaka gusubiza kuba narimbaje ikibazo kubera ko bivuze kuri social media hari undi wari witeze ngo uravuga gutya ngo byagenze gutya mu muryango ntibyari ngombwa ko mpasabira imbabazi biba ngombwa ko nsabira kuri buri wese afite uko arashaka iki gisubizo ariko nuko nyine gitanzwe na nyiri bwite kandi ni wewe ayo niyo makuru kubadukurikiye mwagize neza kubadukurikiye muvuye kwa nyina w'amadubu nimudukunda nkuko mumukunda ndabizi muramukunda hari abakwanga ariko hari n'abagukunda wabonye urukundo muri comment hari abazavuga ati humura mama mbese gutya barankunda nanje ndabakunda so kandi ikindi kintu abantu batazi reka nkubwire buriya naranabivuze umwanzi wawe aguha views kuruta umukunzi wawe ariko ni azakenera ngo ari kureba uri kantu kose wavuze kandi ugasanga ako kantu abantu bazabakamenya buriya umwanzi wawe niwe mufana wa mbere ubaho azaya makena ngo yamamenya uko watesha amazi nibo wagize gutya yamamenya ngo ahangaha yakotoye aha byagenze gutya yagiye yambaye gutya umwanzi wawe niwe mukiriya wa mbere ntabwo icyo bataba bazi niko baba bakwinjirisha muzaza mukomeza mu mwanya nyamara kumwanga banyange bandeba ariko abakunzi banje nabo bamukunde bavuye yaba abakunzi barababonye n'abanzi barababonye man no muri ibi bintu wabamenye mana we ndabakodo I love you so much nimukomeze mu mukunde nabamwanga ntabwo mumukunda ariko mumurebe ni benshi I love you kandi I love you yundangire muri bose niba iri muri bose nuko nyine nyina w'amadubu arabakunda abafana be bagiye kumurebera no kuri NCTV arabakunda cyane n'abamwanga muzamupfa kumureba mureba ko yateshagurwa kuko nyine mwamushaka icumba c'ugwango baragikwamishije nta ugituyemo niko kwiza n'abamwanga bose urabakunda sibyo cyane rwose so nakwanga umuntu ntaremye ndafite ico mariye muri ubundi nyine abantu baje kwanga umuntu babashingiye kuki ti waremye umuntu tuzi umugaburira tumubeshejeho tuzi nuko amaraso agenda muri we tuzi ngo atekereza gute ubundi umwanga ushingiye kuki Imana inyaze ikanyivumburira ikavuga ati uyu munsi n'umwuka naringutije do ndakubise ico nicyo kibi yewe yagutijega nibyo tuwo bitekerezo ubwo nicyo kibi ariko gusa kuko iyo izubujya amaraso azagenda mu mubiri nizi duheza ibyo dutekereza nituma duhumeka iyo niteye stress nawe muntu nguri kwanga umuntu muzoba mutwanga mugume mudukurikire mushaka ari amabi yacu mushake ikibi twavuze ariko twebwe Imana ikidukunze nta kindi nyina w'amadubu Imana igweze umugisha gahunda ni ugutaha amadubu turabasuje vuba cyane nyina w'amadubu araza muzamwakire muzamufate neza mumwibagize ibintu byinshi na byinshi
mwakoze abadukurikiye tubane mu kiganiro c'akagaruka. Bye bye. Ciao ciao.